kivugira aho kumanze naho kumva imfubyi ya Kigali bishinkunda ndavuga nti ngaho ceceka abamfasha bansize inyuma banamfasha itara ritazima kuko ni wowe nyirigira nigikomere mu mutima kuba utagira kivugira aho kumanza naho kumva Kigali bishinkunda kuko ni wowe nyirigira nigikomere mu mutima utagira kivugira Bebo waraye kuko nagutegereje ijoro ryose nkakubura. Shewe naraye mu kazi kenshi be ku buryo nabuze n'uburyo mbikubwira. Se basi wagiye umpamagara naguze ko ntabona byibuze ngo njye nkihamagarire. Uba wabyibagiwe koko? Shabe mbabarire pe. This is a mistake gusa ntabwo bizongera. Naraye ijoro ryose mutegereje. Basi ntibizongera akazi se basi kagenze neza. Kagenze neza uretse ko aje mu tuntu tw'imvura duke ariko biraza kugenda neza. Waraye neza se? Umva reba hariya. Reba n'umunsi. Reba munsi gitaha. Sakora cyane kubona. Ese kumva uyu tipe nawe arakoreshwa? None se yigira hino rero? Uretse wambere ko aya mafaranga ajya hehe? Ava hehe? Mi umusatetse agakoma karyo cyaryaye bino bimoro babishyira mu gikoma nabyo. Ngira bino bimoro babishyira mu gikoma. Wagiye unywa ikibahaha. Tuzaje guteka agakoma karyo. Ese Uswe n'amagambo. Mu gikoma. sigaye nza kugufasha guteka. Basi mbaza. Umfasha cyangwa nyigufasha? Mumfasha. Banyine kubwire. Ako uranguramo yuko sinagiye kukubwira. Banyine gukora mwakiri kare. Izina rya Yesu mbaye nokesheje. Banyine. Nibaza akambuka. Ugeze ku rwego uko usigaye uryamana n'umugabo w'abandi mukanamusunikana urarengera n'utitonda bazagufata bagufate nk'abakundi bashyira mu mushiti bakazipakira ku mushito bamushiti. Urangije kuvuga? Ntabwo nigeze nsinzira ijoro ryose nibaza ko ikibazo wagize ntari bubashe kuguhamagara nibaza se bakugonze byanyobeye ariko Imana ishimwe ko nongeye kukubona pe. Gusa ubwo waryamye ukaruhuka none ko naje. Ko nayindi kumva uno munsi sindi bukagemo pe. Ngiye kuryama nanjye nduhuke kuko ndananiwe pe. Ugira ubwenge muri wowe barakuroze.
amagambo uvuga barayakwishyurira watumye nande umugabo se byanditse ko ari uw'abandi ntabwo ari wowe uyoboye ko Debo yari uwanjye kandi niyo ntaryamana nawe ibyo ubundi se wabikuye bikuye he uretse kwibaraguza ubaruswe n'amagambo nta n'umunsi umwe waceceka ubu se iyo yaraye yataraye mu cyumba abona asohotse hariya mu gitondo ubibwirwa n'iki numva arimo afite ibyo aje gufata muramusunikana ubibwirwa n'iki se ndakwiyamye ntabwo ushinzwe ntabwo mugisha inama kandi icyo umaze guhura urakizi kandi urabona ko ufite undi boss urabona ko yes ahantu afiresa aya mafaranga nyinshi ayibonye boss afite undi boss training bamuteje naho amafaranga yes okay ni ikimenyetso saka muri iki kibazo rero ukunda bari igisenzi kiba kirimo kireba porunogarafi igisaza kingana kuri uyu musaza ubona ko yareba porunogarafi iyi liste se kandi ni ibiki liste ni ibiki se ntabwo ubona ko ari amazina aba ni abantu bagenda bicara abasenzi ureba n'uburyo bica n'abantu gusa wakwica abo abantu bangana gutyo ukambwira ko abo bantu bose ariko baba bafite amakosa Imana ishimwe kure ariko ndumva nabanza nkajya kunywa amazi menshi kuko umutwe uri kundya gusa wowe waba wiryamiye nta kibazo waba wiryamiye nanjye kanjye kunywa amazi ndahita nzangira sibyo sawa cyugabanyaho amagambo barashaka bakitonda cyungabanyaho amagambo igihe uba waravugiye ntabwo uba wararushye uravuga nta nubwo ujya uruhuka akuzi ko wikanira umugisha wundi ukarimo gabanya amagambo ndakamya gicucu ntukamenyere imise n'iki wewe kwiyamira ukajya umenyera umata amagambo mwande ni we siba aho ngaho ugenda ibyo ujyamo cyangwa ukimo cyangwa wiyongeza ikindi ariko nganya kimwe twara gwara ugize ngo ibyo bikoma nibyo bizankiza umugabo w'abandi byanditse bese byanditse mani ndaza kukwikiza mbere y'abandi bari bose kuko ubwo bugoryi ndaburambiwe uhora umvuza hindura impande wowe icy'ingenzi wahora kizi wanjije usongera kumpagarara imbere naho ubundi njye naje kubona umuganga wamuvura kandi akamuvura neza akaba yakira burara abaganga baba barutana ni umusipesiyalisite yabyize mu Bwongereza ndashaka rero kuzamujyanayo akareba nimba hari ikintu yamukora kuko urumva ahanini buriya burozi ntabwo bwamwangije cyane nyine ngo hari igihe runaka yumva areba ikintu cy'icyezi urumva rero ibintu nk'ibyo ngibyo nabajije uwo muganga arambwira wari ukuntu yagerageza akareba akaba yavura kabone yuko ngo akiri na mutoya ngo bikunze kugorana iyo umuntu ageze mu zabukuru harya wambwiye ko umwari ari bosi wawe nibyo yego niba nibeshye ni bosi wawe yego mwana okay kandi akaba ari umugabo wamwambiye yego ubwo bivuze rero ko uyu mugore nawe ni mubi ndetse cyane yego ariko se ni mubi gute mbara umubire nk'iki wowe ubazi gute erega hari ikintu wigiwe nshaka kwibutsa nakubwiye cyane buriya mwamini ni madoha ariko kuva na kera njye namumenye uriya mugore ni mubi cyane ko njyewe mwamini ni nyoko wanyu cyangwa se nyogosenge ngira ngo wibuka tubiganiraho nabikubwiye yego ariko nkubwira no ko kuri boss wanjye uriya boss wanjye
afite umusore yizera cyane twaje nyamwamwuka. Yego. Noneho rero na Mwamini ikintu cya mbere nziho nuko nzi ko Mwamini ashobora nubwo ntabihamya neza ariko nzi ko ashobora kuba ari urupfu rw'inyuma, ashobora kuba ari inyuma y'urupfu rw'uriya musore. Nimba wumva uwo muganga wamwizeye saba ikintu nagusaba ni kimwe, komeza ijisho ku mukobwa wanjye, kuko nimba biriya byarabaye ejo cyangwa ejo bundi bishobora kuba hakaba n'ibindi. Kuri ibyo rero murinde. Babaze se? Yego. Bashya, ibyo ntabwo reka maze nkubwire. Ibyo ari byo byose uko byameze nubwo yaba ari mu bibingana gute, hari ikintu kimwe ugomba gutekereza nawe ukagishyira mu bwonko bwawe kumva ko iki kintu ari cyo cyangwa se atari cyo. Babaze nkubwire. Ntabwo nubwo yaba ari mu bigeze bite ntabwo yakwemera kwikora mu nda. Abizi abibona. Amugore ni mubi. Kuba mubi ndabyumva. Ariko se kuba mubi uwo kurimo kumbwira yamubaka akajya kwikora mu nda. Gute se? Mbakana ushaka ko duhuza imbaraga nta kibazo. Nta kibazo rwose njye tayari. Yewe Misi Boga, ninde muntu uri aho ngahora? Ninde? Ninde? Ati ubaye iki? Jimmy, umeze neza? nari mfite ubwoba. Oya humura. Niwe wari uri gutambuka? Simbona uri kumwe na Misi. Nahamagaye umuntu nyitaba. Wabuze umuntu kwitaba? Yego. Usemi. Niwe waje ntumubwire. Nse kubera iki? Umuntu Siyanimbaga. Ariko ntabwo yamenye uwo ari we. None ubwo dutekereze ko ikibazo cyaba kiri hehe? Ahubwo reka maze nkwereke. Uwo mutipe ngo ni Jimmy. We ni iki kintu ashinzwemo hariya mu mikorere yabo ni iki? Icyo kintu nicyo tugomba kwigaho muri aka kanya. Uzuyoye ikibazo afite. Reka nkuzanira icyayi sibyo? Miss. Akira inywere kuri ka cyayi. Urani ibintu ubukoze? Ngwino hano. Miss ngwino. Urani ibintu ubukoze wowe? Nta n'isoni. Reka nkubwize kuri Miss. Ubu bugome n'ubutindi wibitse wowe buzagukuraho amahirwe. Ese ubundi umuzi iki? Reka genda. Washya n'ubu. Ihangane madi. Ariko birashoboka kuko boss aramwizera cyane, niwe muntu uhagarariye ibintu byose, ibikorwa byose, yewe n'amafaranga kugeza no kuri business yose. Ninde? Komanga gusa. Ari wa. Sikuza wumva. Bite Miss? Miss. Uranzi se? Meze neza? Uranzi se? Unzihe se? Jye uranzi? Miss. Ntaciye ku ruhande, ntaciye ku mwana wanjye. Ngo? Umukobwa wanjye.
abo wasanga uri n'umujura. Miss. Miss. Uri umujura. Ntabwo asohoka. Miss. Umva ni umuntu ntari. Uwo muntu ninde? Sohoka hano ngaho. Miss. Mwana wawe. Naribyaye koko. Genda umwana wawe. Sohoka ha. Miss umuntu ninde? Umujinya, uburakari. Sohoka ha. Sha uruwasoka bisa. Vuga wasohotse. Uruwanjye pe. Miss. Uwo muntu ninde? Yo! Umujura! Sohoka. Yes. It's okay. Madubai. Sohoka. Miss umuntu ninde? Madubai. Uwo muntu ninde? Ni umujura nta n'umuntu ntazi. Ni umujura yagiye. Ngo mwana we ngo Miss ntabwo mbwira muzi. Nasubaye iki? Narigizwe ko cyagiye. njyana mu cyumba. Nawe aho wabereye mu musigaye waribonye. Njyana mu cyumba. Wanjyanye mu cyumba. Haguruka tugende. Wamfasha. Ngo tugende. Magurutse. Se nawe. Ngaho abanzi ngaho ngo haguruka tugende. Aho wabereye impumyi. Wankuruye. Ntawe ukabye. Tugende. Sikubiri kureba. Niyo mpamvu nanjye nifuje kubakingirana. Siporo ziri kumfata mu mavi. Kineki. Borman. Akira. Sasa kandi ndeba umugani mu maso. Ndeba no turebe. Ndeba no neza ndeba. Neza neza. Iyi ni kabiri. Okay. Ka. Cheers. Tugotomere. Udushot. Kisa. Komanze ndebe. Icara peti, icara. Nta kibazo. Bitisha. Bose ni sawa nta kibazo. Wamenyera umuntu waba kuyaborodera mu cyumba akora ishatse nkayibona. Borodera. Singakubaze, sugasubira ntabwo wabyumvise. Boss, kanya ntabwo utangiye kunyizera se. Umva, we. Ndaya mu maso. Sinajye nkubwira ijambo ngo risubiremo. Mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki nkubwiye ngo iki? Borodero ntawe nabonye boss. Yego nabonye. Uvuge wumva rimwe. Yes. Okay. Ndashaka rero mutangire ngo umenyere ngo borodero yagiye he. Ifitwe nande? Bikureba. Biraringaniye. Ngo tugotomere. Tugotomere. Okay. Take. Yogera urushoti ubwo ni ngutanga. Njye ningutanga turaza tujya mu cyumba. Tugura agashoti kandi. Nta kibazo. Ariko njye ningutanga turaza tujya mu cyumba. Cyumba. Nta kibazo. Sawa. Ese gato. Ikuzunguruka. Nyine dusoze tujya mu cyumba. Sawa. Tugura kandi. Tujya mu cyumba kandi nagutanze. Mwana. Siporo ziri kumfata mu mavi. Okay, tujya mu cyumba.
Uri kunseka Kangujyane kuryama. Kangujyane kuryama. Ay, shawe. Ay. Okay. Sawa shishi. Ikindi kandi ndashaka ngo utangire ugende kuri Kalisa uko aryamye aho agiye utangire umugenzeho intambwe ku ntambwe urumva umenye ngo ari gukora iki niba ngo uje unamwumviriza umenye ari kuvuga iki Yego boss. okay Yes. niko kazi nguhaye Ndabikora boss. umenye ngo ugomba kumenya n'ibira border kuko nayibuze urumva Boss ayo makuru yo rwose wibindikira. Subize ko no mu ndahise ngera yose. Ayo ndayazana gutya. kuko ndi kumukeka mpamvu rero ugomba kumugendaho Okay. Rero turyama. Se. Uyu waharyama nahaze. Impumyi.